Noheri nziza nshuti bavandimwe, Noheri nziza ku bari hafi, Noheri nziza ku bari kure, Noheri nziza kuri buri muntu wese. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umunezero, aho tuzirikana ko umukiza yamanutse ava mu ijuru aje gucungura isi, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira neza ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ni umunsi mwiza rero, ni umunsi w'umunezero. Imana mu rukundo rwayo, mu bumana bwayo, yarebye abari mu isi ibona ko bagiye kurimbuka, ariko iravuga ngo ntabwo naremye umuntu ushaka yuko azarimbuka bitewe n'ibyaha n'ibicumuro, bitewe no kubohwa na Satani. Imana rero yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze acungure mwene muntu. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza ngo hahirwa wizira ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana itugire neza. Ayo magambo yabwirwaga Mariya, Imana yatumye marayika Gaburiyeli aje kumubwira yuko Imana amutoranyije kugira ngo azatwitire Imana, azabyara umucunguzi ucungura isi. Imana mu ijuru ihimbazwe. Nk'uko tubibona mu ijambo ryayo, mu ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 2 umurongo wa 6, haravuga ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware azaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Imana mu ijuru ihimbazwe cyane. Reka nanone twongere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 2, turasoma umurongo wawo wa 4 n'uwa 5. haravuga ngo Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu, kuko yari wo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikisha na Mariya uwo yari yarasabye wari utwite. Imana itugire neza. 6, bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Igihe kimwe umwami w'abami Kayizari Augusto yaje gushyiraho gahunda y'uko ashyiraho itegeko, ashyiraho ibwiriza y'uko abantu bose bagomba guhaguruka bakajya kwibaruza. Ni naho ibarura rya mbere ryatangiriye, ngo abantu bose bagomba guhaguruka bakajya mu murwa bakajya kwibaruza. Yosefu rero nawe aza kuva i Galilaya ari kumwe na Mariya. Imana ishimwe cyane. Yosefu uyu nguyu yari yarasabye Mariya, ngo ariko aza kubona yuko Mariya atwite, yigira inama yo kumubenga rwihishwa ngo kugira ngo atamukoza isoni. Ngo ariko Imana imugendera mu ijoro mu nzozi iramubwira ati genda urongore umugore wawe, kuko ntabwo akoze icyaha, ntabwo asambanye, kuko inda twite ni inda y'umwuka wera. Imana mu ijuru ishimwe. Iyo nkuru ni ndende. Ngo aragenda barabana, ngo ariko bakiri aho ngaho itegeko ry'umwami w'abami Kayizari riraza. Ibwiriza rivuga yuko abantu bose baguruka bakajya mu murwa bakajya kwibaruza.
mbese haza ikibatugarika kugira ngo abantu bose bahaguruke bajye mu murwa bajye kwibaruza. Buri impamvu y'ibyo mbese icyabatugaga cyashakishaga ni isezerano ry'abatugarikaga rishakisha aho riri busohorere. Rimwe na rimwe mu buzima bwawe nawe hari ibigenda bikubaho, hari ibyo ugenda uhura nabyo, hari ibyo ugenda ucamo, ariko ndajya nkubwire ngo ibyo ngibyo byose bigusunika buriya biba biri gushakisha aho isezerano rizasohorera, biba biri gushakisha isezerano rizasohorera. Tujye neza, birashoboka yuko ari kuguma iwabo i Galilaya mu cyaro, ariko noneho icyari kibarimo kirabasunika kugira ngo kibaganishe aho isezerano ryagombaga gusohorera. Imana mu ijuru ihimbazwe. Ni impamvu isezerano ryashakaga aho rigomba gusohorera, kuko ryagombaga gusohorera i Betelehemu. Ngo nuko barahaguruka baragenda. Bakimara kugenda bagezeyo ngo amacumbi arabura. Rwari urugendo rurerure, rwari urugendo batakoze umwanya muto, barukoze igihe kinini. Ngo baragenda bagezeyo, bivanga ubwo bari bagezeyo nawe ari kugaruka iwabo. Abifite rero bajyaga gushaka amacumbi aho barara, abandi bagashaka uburyo mbese baryamamo. Rero Yosefu na Mariya yaragiye, nubwo byameze gutyo, Mariya yari afite inda y'imvutsi atwita umucunguzi. Nuko bagezeyo rero aza gushaka aho yaryamisha umugore ukuriwe, arahabura. Nyamara yari atwite inda y'umucunguzi. Ngo amaze kuhabura, Imana tujye neza, yigira inama agenda agana i Betelehemu, kuko byari byaravuzwe ngo nawe Betelehemu mu gihugu cy'i Buyuda, niho byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko niho umukiza yagombaga kuvukira. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Igihe kiragera ngo arabyara, Imana ishimwe. Ngo ariko kimara kubyara Yosefu na Mariya ntabwo begeze babona inyenyeri. Ndagira ngo ubwire ngo nawe mu buzima bwawe uvuka hari inyenyeri yawe ababyeyi batabonye, ariko ikibazo isi yarayibonye. Impamvu isi turwanya ni ukubera inyenyeri yacu ituriho. Impamvu isi kurwanya ni ukubera inyenyeri kuriho. Impamvu isi kurwanya akenshi irwanya inyenyeri yawe, isi irwanya icyo uzaba cyo. Kuko Mariya na Yosefu ntabwo bari babonye inyenyeri, ariko noneho nubwo batari babonye inyenyeri, ariko ngo abanyabwenge Bibiliya itubwira abanyabwenge ngo baza kubona inyenyeri, ngo bamenye yuko iyo nyenyeri iri kubereka yuko umucunguzi yavutse. Ngo guhaguruka bafata amaturo, bafata icyome n'ishangi, bafata ibihumura, bafata amaturo, barikorera, baragenda. Mani tujye neza, ariko bigira inama, kuko ahangaha hayoborwaga na Herodi. Herodi rero yari yarabitsemo abantu bose ubwoba. Ntawe wari wemerewe gukora ikintu kinini adafite uburenganzira yahawe na Herodi. Baravuga ati Herodi aramutse yumvise ko twagiye ataduhaye uburenganzira, ibi bintu twabizira. Bigira inama yo guhaguruka baragenda. Baravuga ati tubaze tugire kwa Herodi. Tujye neza,
Herode akibakubita amaso ati murava mukajya hehe? Ati twabonye inyenyeri tumenya yuko havutse umwana. Ngo Herode n'abantu bari aho ngaho barakangarana. Imana tujye neza. Bati bishoboka gute ko havutse undi mwami? Imana tujye neza. Ati musobanurire. Ati yavukiye hehe? Ngo ariko ako kanya Herode abasiga aho ngaho ngo arirukanka, ngo aragenda ajya gushaka abanyedini, ajya gushaka abakuru b'idini, ajya gushaka abanyedini. Imana tujye neza. Ngo agiye kubashaka ati nimusobanurire iby'umwami wavutse. Ngo baramubwira bati rero, ngo bajya mu mizingo yabo y'ibitabo baramubwira bati twe mu mizingo yacu harimo amagambo avuga ngo ati dore Yesu arahanuye. Imana tujye neza. Ati dore umwana azasama inda, azabyara umwana azitwa Emmanuel, kandi ibitugu mbese ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana tujye neza. Niko bamubwiye, nabo ntibari babisobanukiwe. Ngo aragaruka, ngo amaze agaruka ariko mu by'ukuri nta gisubizo yarabonye. Abwira abanyabwenge rero ndabemeregaho nimugende, ariko nimumara kumenya aho umwana yavukiye muzagaruke muze kumbwira. Imana tujye neza. Ngo baraguruka baragenda rero, bagenda berekeje Yudaya bakurikiye inyenyeri. Imana tujye neza. Haleluya. Bakurikiye inyenyeri. Ngo ariko baza kugerayo, bahageze inyenyeri irabura. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo baramuramya. Ngo ariko noneho Imana iza kugenderera ba banyabwenge mu ijoro mu nzozi, irababwira ngo nimusubire inzira yabazanye munyura ahandi. Haleluya. Haleluya. Bitewe n'inyenyeri, niyo mpamvu Herode yahagurukiye kurwanya, ashaka kurwanya umugambi w'Imana. Ariko umugambi w'Imana ntutegwa, umugambi w'Imana nturogwa, umugambi w'Imana ntugambanirwa, umugambi w'Imana ntawuvuma, umugambi w'Imana ntawuburizamo. Imana tujye neza. Ndi kukubwira ngo impamvu isi kurwanya ni ukubera abo yamenye inyenyeri yabo. Impamvu uhura n'ibigeragezo ni ukubera isi yamenye inyenyeri yabo. Kuko inyenyeri Yosefu na Mariya ntabwo bo bari bayibonye, ariko nubwo batari bayibonye, ariko abanyabwenge bari babonye inyenyeri ya Yesu. Haleluya. Ndajya nkubwire ngo nawe uvuka hari inyenyeri buriya yari ikuriho, hari inyenyeri yari ikuriho, ariko ababyeyi ba ntibayibonye, yewe ntibayimenye. Ariko isi yo yamenye ko ufite inyenyeri. Niyo mpamvu isi iteka ryose ihora ikurwanya bitewe n'inyenyeri yabo. Isi irwanya inyenyeri yabo, isi irwanya inyenyeri yabo. Abarozi bakaruga inyenyeri yabo, abagambanyi baguhiga kubera inyenyeri kuriho. Satani akurwanya bitewe n'inyenyeri kuriho. Imana tujye neza. Bitewe n'inyenyeri niyo mpamvu Satani ahagurukira kurwanya, ahagurukira kurwana, ahagurukira mbese kugira ngo akugire nabi. Nta yindi mpamvu, ni uko isi yasobanukiwe inyenyeri yabo. Ikimara gusobanukirwa inyenyeri yabo, isi niyo mpamvu ihagurukira kukurwanya. Niyo mpamvu ihagurukira kukurwanya. Ariko Imana ishimwe ko itegeze yemera kugutanga mu maboko y'ababisha bawe, kugutanga mu maboko ya Herode, kugutanga mu maboko ya Kayizari. Niyo mpamvu Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo itegeze gutanga mu maboko ya Herode. Nubwo Herode yaguhigaga, nubwo Herode yakurwanyaga, ariko ntabwo Imana igeze igutanga mu maboko ya Herode. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Haleluya. Ndafashijwe. 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 Impamvu isi kurwanya ni ukubera inyenyeri yabo. Ariko imusa none ndagusengeye kugira ngo inyenyeri yawe yari yarazimiye igaruke. Inyenyeri yawe yari yarazimiye ntigaruke. Imana igarura inyenyeri yawe. Nubwo isi kurwanya, Imana ntigarura inyenyeri yawe. Imana ntigarura inyenyeri yawe.
Imana igarura inyenyeri yawe, Imana igarura inyenyeri yawe, Imana ikuzanira andi mahirwe, Imana izana undi mugisha, Imana igarura inyenyeri yawe. Hari inyenyeri yawe wavukanye, hari inyenyeri y'amasezerano, hari inyenyeri yo gutabarwa, hari inyenyeri kuko Imana kuvuzeho, hari inyenyeri kuko umugambi Imana ikuriho. Imana igarura inyenyeri yawe. Impamvu bakoroga ni ukubera inyenyeri, barwanya inyenyeri yawe. Kuko ndajya nkubwire ngo buriya Satani ntabwo arwanya wowe, ahubwo arwanya icyo uzaba cyo, arwanya umugambi Imana kuri wowe. Ariko Imana ishimwe, Imana ikingwe ntawe ukinga, yivuze ntawe uyivuguruza, itambutse nawe itangira, yitegetse birakunda. Haleluya, haleluya. Imana ikoresha itegeko, Imana ikoresha itegeko. Ndakwingingiye Imana, haleluya, haleluya, igarura inyenyeri yawe kuri uyu munsi wa Noheri, kuri uyu munsi wa Noheri. Ntabwo ari ukurya, ntabwo ari ugusinda, ntabwo ari ukurya byinshi cyane, ahubwo ni ukongera ugakingura umutima, ukavuga ngo Yesu ndakwimitse mu mutima wanjye, ngwino uturemo ube mushyashya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndakwimitse mu mutima wanjye, ngwino uturemo, ngwino uturemo. Ndakwimitse mu mutima wanjye, haleluya. Ndakwimitse mu mutima wanjye, ngwino uturemo. Yesu yongera avukire muri wowe bundi bushya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo haleluya, nimuba muri jye amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka muzajya habwa. Haleluya. Undi aravuga ngo iyo ndi muri we nawe akaba muri jye, mba numva ndi mushyashya, nta bwoba, nta terabwoba ry'abazimu, kuko Kristo ni muzima, Kristo aranesheje. Imana ihabwa icyubahiro, Imana mwije tugiye neza, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu wacu ni muzima, ni muzima, arakora, ni muzima. Yesu wacu ni muzima, zina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Reka inyenyeri yawe igaruke. Inyenyeri yawe yarazimiye, isi imaze igihe kinini irwanya inyenyeri yawe, ariko uyu munsi inyenyeri yawe yongere yake. Reka inyenyeri yawe yongere yake, reka inyenyeri yawe yongere yake. Inyenyeri y'umugisha, inyenyeri y'amahirwe, inyenyeri yo kwaguka, inyenyeri yo gusozezwa amasezerano, inyenyeri yo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Inyenyeri yawe yongere igaruke uyu munsi none. Ndakwingingiye kugira ngo inyenyeri yawe igaruke, ukuboko kw'Imana kwiza kugukoreho, kuguhuze n'umugambi w'Imana. Inyenyeri yawe igaruke. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Inyenyeri yawe igaruke, inyenyeri yawe nigaruke, inyenyeri yawe yongere yake. Inyenyeri yawe niyongere yake, yongere yake. Inyenyeri yawe niyongere yake. Ngo nuko Herode ategereza yuko abanyabwenge bagaruka, ngo arababura, ngo arababara cyane, azaberanywa n'uburakari. Niko gushyiraho itegeko yuko abana bose b'abahungu batarengeje imyaka 2 n'abari munsi yaho bose bagomba kwicwa, batahari n'uwo mwami wavutse yapfiramo. Kumbe Imana yari yagendereye Yosefu mu nzozi, irababwira ngo dore fata umwana na nyina bahungishe, bahungira mu Egiputa, ngo kuko dore ubagenza ari hafi. Imana tugiye neza, barahunga bajyayo bamara igihe. Ariko ndajya ngubwe ngo nta kigeragezo gihoraho iteka, igifite itangira kigira n'iherezo. Igihe kiza kugera nanone Imana igendera Yosefu, iravuga ngo fata umwana na nyina basubize iwabo, kuko Herode wabahigaga atakiriho yapfuye. Ndagira mubwire ngo aka kanya Imana igukoreho Herode wakugenzaga, Imana igukubitira Herode wakugenzaga. Subiza umwana na nyina iwabo, kuko Herode wabarwanyaga, Herode wamugenzaga, Herode ubahiga ntakiriho yapfuye. Imana ishimwe. Herode nta bubasha kigufiteho kuko Yesu Kristo ni muzima. Herode nta mbaraga kigufiteho kuko umwami w'abami ni muzima. Umwami w'abami ni muzima. Umwami w'abami ni muzima. Umwami w'abami Kristo ni muzima, ari kumwe nawe, ari kumwe nawe. Imbaraga z'Imana zigukoreho, imbaraga z'Imana zibane nawe. Ndakwingingiye rero Imana mw'ijuru ibagire neza, ibahe umugisha. Imana mw'ijuru ibane namwe. Ndangije mbifuriza mwese Noheri nziza.
n'umwaka mushya muhire wa 2025 uzababera umwaka w'amahirwe, uzababera umwaka wo kwaguka, uzababera umwaka wo gusubizwamo amasezerano, uzababera umwaka w'iterambere, uburumbuke buzabe mu byo mukora, umugisha w'Imana ubabeho, Imana mu ijuru bagiye neza, umugisha w'Imana ubane namwe, kandi mu byo mugerageza gukora byose muzahahe muronke. Imana mu ijuru rero bagiye neza, ibahe umugisha wawe wabonye Noheli. Ku byerekeranye n'ifatika byo kurya, wibuke n'utagize icyo abona nawe umukorereho umugisha, utagize icyo abona we wagize icyo ubona, urebe n'umuturanyi wawe, urebe n'inshuti yawe, urebe n'umuvandimwe, maze nawe umuhe kuri Noheli. Imana tugire neza, kandi gutanga si ukugira byinshi, ahubwo ni umutima. Haleluya. Yesu agezeho byose biremera, Yesu ageze biratungana. Muri byarembye aravuga ngo sinzi kubigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi cyo no kwitegetse biratungana. Wewe wagize icyo ubona, urye kandi unywe ugubwe neza, Imana iguhe amahoro n'umugisha kandi n'ubuzima buzira umuze. Maze wibuke n'utagize icyo abona nawe, maze umusangize. Ndabakunda.